akenshi iyo abantu baganira usanga rwose babuzanya bati se umukunzi wawe muri kumwe ni iki cyatumye umuhitamo mu bandi, ariko ugasanga akenshi birengagije no kubaza ese abo mumaze gutandukana ni iki cyatumye mutandukana. Uyu munsi rero naganiriye n'umukobwa umwe rwose asangiza ubuhamya bwe bw'ikintu cyatumye atandukana n'umukunzi we, kandi icyo kintu abakobwa benshi bakunze kugifata nk'aho ari ikintu cyagatumye wumva utamurekura. Reka tumwumve rero mu kiganiro twagiranye mu ijwi rye rwose arivugira ubuhamya bwe bw'ukuntu yatandukanye n'umukunzi we, kandi yarabonaga mbere ari Prince Charmant, ari umukunzi mbese w'inzozi ze, ari umuntu rwose atagakwiye kuba yatakaza, ariko agakora ikintu kidasanzwe cyatumye rwose amuzinukwa akongera agatangira ubuzima bushya. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kibirenze TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kibirenze TV kugira ngo umunyarwanda kazariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo tuzacikwe na kimwe mu byiza duhora tubategurira. Reka mu kanya gatoya rero tugaruke twinjira mu kiganiro twagiranye n'umutumirwa wacu mu buryo bwimbitse. Reka tumwumve. Amazina ye yitwa Donata Kiza, akaba atuye mu mujyi wa Kigali, aho anakorera imirimo itandukanye. Ikiganiro cyacu twatangiye tumubaza uko yamenyanye n'umukunzi we ndetse n'uburyo mu ntangiriro urukundo rwabo yaburubonaga, mbese nuko byagiye bihinduka. Reka tumwumve. Relationship ndimo, uyu muntu twaje kumenyana, twemeranya ko twajya in a relationship, tukareba nyine aho bigana. None Donata, iki cyawukururiye gukundana n'uyu musore? Mbese ni iki kintu yari afite yaratandukaniyeho n'abandi basore cyatumye uvuga uti reka rwose mpitemo kuba nakwemerera uyu nguyu twari dutangirana urugendo ruzatuganisha mu kuba wenda twashyingiranwa? Twarakundanye, ukabona nyine ikintu cyane cyane ikintu cyatumye muha iyo chance cyangwa se opportunity yo kudatinga nuko nabonaga nyine supportinga my vision. Icyo gihe urumva umuntu ushobora kukumva, kwicara kumva ibitekerezo byawe, akumva yagufasha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo nyine ugere ku ntego zawe. Nibyo kintu namukundiye, kandi akaba ari cool, kandi ikindi akaba ari umuntu usenga. Bwanjye ndumva wagira ngo yari perfect man like a Prince Charming. Isi byagenze gute kugira ngo urukundo rwanyu rutangire kuzamo agatotsi? Aho byagiye kwangirikira igihe nabonye nyine afite akantu ko sinzi niba ari ryo jambo bakoresha, ariko umuntu nyine uba overly protective. Yari overly protective, noneho bigatuma bisa nkaho ari jealous. Urumva icyo gihe wasangaga maybe azanye n'inshuti ye, turahuye ari kumwe n'inshuti ye, noneho kubera njyewe bitewe nuko nteye ndi umuntu usabana, ugasanga ntangiye kuganira na wa mushuti we nkaho tuziranye, tukaganira tugatera stories. Noneho yaba ari umuntu tumenyeranye nyine nko mu nshuti ze tuziranye, maze kumenyerana nabo bamaze kumenya ko nyine nkundana n'uwo musore, ugasanga turaganira turaganira cyane nkaho tumaze nk'imyaka ingahe tuziranye. Ugasanga nyine we byamubangamiye, ariko ntagashobora kubyereka inshuti ze ko byamubangamiye, ko nyine barimo baraganira nanjye twirekuye turimo turaganira. Noneho we agategereza ba bantu bakagenda, barangiza kugenda turi kumwe, ukabona nicyo gihe atangiye kubaza ati se buriya bariya ko ari inshuti zanjye, muziranye ko mwavuganaga nkaho hari ahandi hantu muziranye? Ubu koko si mwaba hari ukuntu nca inyuma ahubwo ukaba ugirana n'ibiganiro tutari kumwe, cyangwa se ahubwo mugahurira n'ahandi hantu? Ati yuko ntabwo nshobora kubyemera ko nyine ushobora kuganira n'abantu kuriya
ukuntu mwacatingaga museka muvuga bigaragaza ko hari n'ahandi hantu mushobora kuba musigaye muhurira muziranye birenze ibyo nzi. Nkumirwa nkavuga se uyu muntu ni muzima. Kandi urumva mbere numvaga nyine bya bindi bavuga ngo umuntu ngiye ku bintu mbwiye ndumva ngiye wari umusore wari uzi gutanga keya, ari umusore utarifuzaga yuko abandi basore bakwegera, mbese akumva yakwiharira. Usibye nanjye n'abandi bakobwa benshi rwose ni ikintu bashingiraho kuba bakundana n'umuhungu bagirira ishyari, wumva rwose yahora amabaza ese ni igiki cyabaye, ese kubera icyo uri kuvugana n'abandi basore, mbese bakumva ni ibintu bahaye mahoro. Kubera iki nkawe Donata wabifashe nk'ari ikintu cy'ikibazo? nyine uba ugaragaza ko ari jealous cyangwa se ari overly protective, ni uko nyine agukunda cyane, ntabwo ashaka ko maybe someone else takes you, ibintu nk'ibyo. Ariko hari aho byageze biba too much, biba madness. It look like it is madness. So ndavuga nti I think this person is the wrong person. Ni uko umuntu nk'uwo niba ashobora kuba jealous mudatinga, noneho muri cyagiye muri marriage nibwo usanga hari domestic violence, ugasanga kubera nyine azi ko yarakumarinze n'ubundi uri mu rugo, kagusanga yanagukubise nyamara yuko wabona ukuntu aba yarakaye yakoze iki. Ndavuga ni mva niyo waba unkunda ntago ushobora no kuba jealous over your friend. Ushobora nko kwitaba my cousin tukavugana kwa kundi bavugana na your cousin, muganira kubaza ati se ibi nibi, mugatera story, ugasanga wasetse kuri telefone n'iki. Wava kuri telefone this guy ibaza umuntu ukubwira ngo wose bavuganaga nande, yuko yumvise ari nk'ijwi ry'umugabo avuga ngo abona abandi bagabo buvugisha, ngo ubuse sinabyumva, ngo ubundi se ngo relative wawe waba wisekeshwa ibyo ngibyo waseka guseka ibiki. So ukumva ni ibintu biri bizarre, noneho byahindutse ibindi bindi. So umva nahise mukatira mubwira nti reka nizo characters zawe rwose ntago nazishobora, ubwo ni ubusazi. Nta kuntu wanatangira guhimba ko ndi kuvugisha abandi bagabo kandi ndimo ndavugisha even my cousin. Ugasanga umuntu yabaye jealous over their own friends yizaniye where I am. So urumva that was nabonye bitewe n'izo character, nabonye ko ntago ari the right person, they were indeed the wrong people, because abantu nk'abo niba bashobora kuba triggered n'akantu gatoya nk'ako, ubuzima bwawe bwose se waza ni ibintu byinshi utakwirinda byanatuma nyine acting out of control, ugasanga noneho habayemo even like some violence. Urumva igihe wasangaga mushwanye kubera nyine agushinja ibintu nk'ibyo byo kuvuga ngo maybe hari indi relationship ufitanye n'inshuti ze kubera uburyo yabonye museka muganira, urumva ngiye nkanjye byanteraga umujinya, nkavuga nti se warasaze wabaye iki? Yuko aha byarantunguraga. Hari igihe wasangaga azanye n'inshuti ye duherukanye nka 2 weeks ago tutavugana, ariko ugasanga ibaza arimo aravuga ngo maybe ngo mushobora kuba mufitanye relationship yindi atazi. So njye numvaga maybe ari nk'umuntu wasaze, nkavuga ntibibaho, nta kuntu umuntu yakwifata akaba jealous to that level, ashobora no guhimba ibintu mu mutwe bakabigushinja. So urumva icyo gihe dushwana n'iki, wasangaga nyine mubwira ko ntabyihanganira, nkamubwira ko by the way niba ari uko bimeze reka ibintu tubyihorere. Yakumva iryo jambo ngo we break up, noneho agasara atereka reka ntiwikore, ahubwo ntubivuge ibyo bintu ntongere kubivuga. Nta kuntu bise bakavuga ngo yanga ahubwo ngo maybe ngo I'm sorry, ngo nshaka na overreactinze, ngo tubyihorere. Urumva ariko wabonaga nta difference. Today arabikoze, the next time angiye arabikoze. So wabonaga nta improvement, nuko nyine nuko yaratera umuntu uri jealous kabisa, uri so overprotective. So ariko n'ibyo bintu ngiye mba mbona ari umuntu ufite self esteem maybe iri hasi, aba yumva ari intimidated by other men, because honestly uri umugabo wizera, I don't think ko ukwiriye kuba intimidated by other people who speak to your woman.
so njyewe first of all even that level of gusanga atizeye byo byonyine rwose byanyerekaga ko this is not a kind of man nshaka kubana for real. If you cannot be confident in yourself and feel like of course my lady, my woman, my girl is going to choose me over the other people, the other men, it is even a turn off for me. ikindi ni irihe somo waba warakuye muri relationship bitewe n'uburyo uyu musore wabonaga gufata? Urumva nk'isomo njye byanyigishije nuko nk'abakobwa ugomba kuba uzi nyine ibintu ushobora gutoleretinga n'ibyo udashobora gutoleretinga. Yuko urumva ari nk'undi muntu yari kuvuga ngo oh maybe arankunda cyane niyo mpamvu afite iyo character yo kuba jealous and overprotective, ariko mu by'ukuri umuntu umeze nk'uwo at the end of the day nibo babandi usanga muri marriage ugasanga bakwimye your rights, arakubuza gufata telefone, akubuza kujya guhura n'inshuti zawe, yuko ntago abizeye, ntago yizera n'izo nshuti zawe ugiye kumitinga, ntago yizera ko ari inshuti zawe, azi ko ari ibindi bintu muziranyeho beyond just being friends. So urumva at the end of the day njye lesson nakuyemo nuko nk'umukobwa ugomba kumenya what you really want, ikintu ushaka mu mugabo, cyangwa se ikintu ushaka to define your relationship. Waba utabibonye rwose ukavuga uti this is not for me, ibintu byo like to stoop low cyangwa se how can I call it, kwa kundi uvuga uti maybe there will be better, there will be better later, cyangwa se maybe azahinduka. No, umuntu character akweretse murimo muradetinga, I don't think they will be better than that when they are in marriage, because at the end of the day at the beginning akudetinga nibwo agomba kukwereka uwo ari we. Urumva rero niba yakweretse iyo bad character udashaka mu mugabo, nta kuntu ukwiriye kuyihanganira ukavuga uti muri marriage bizahinduka. There is no way, ashobora kuzaba worse actually. Urumva, so njye niyo somo, niba muri dating nakubonyeho akantu defo numva ndakwiriye kubona ku expectinga mu mugabo nshaka in marriage, I cannot go on with you.